ikosa ryakozwe ntamenye rituma mama Jojo nuko umaze kunshanga pe niba ibyo uriya mwana avuga ari ukuri umaze kuba inyamaswa usigaye uzindukira no ku mayoga mu museso waka ngo uriya mwana ngo akubwira iki ariko ngiye ubyusetsa iyo uvuga ngo umwana n'uriya mukobwa w'inkungana kuriya uriya ubona ari umwana umuntu azabeshya arinda asaza abeshya ako wajya ureka nibura ukumva icyo umuntu akubwira ese ubona ndi ikigoryi uriya mwana uramwanga nanjye ubwanjye ndabibona nta n'umuntu utabibona ahangaha ubu nibwo ubonye rero ubunyamaswa nibwo ubonye ubunyamaswa bwanjye mu myaka yose tumaranye ese ubundi reka manze mubaze ubundi ko fifa ataragera muri uru rugo ko twari abantu dukundana twari abantu tujya inama ko nta kibazo cyabonekaga amaze kuhagera kubera nyine reka rero nkubwire igihe kintu natekereje ko uriya mwana ugomba kumucumbikishiriza nimba utamuhaye amafaranga yo kugira ngo yikodeshereze mushyire kwa nyina n'ubundi ngenda arambiye kurera urwana ntabyaye ariko se mama Jojo reka nkubaze buriya fifa ari umwana wawe wamukorera ibi ngibi uri kumukorera ese ujya utekereza kuri ya mwana ugira kuriya ejo n'ejo bundi azakugira akamaro akaguha ubufasha ubu umukeneyeho utaza agakuranirwa umutavumba nzi mbikubwira abanyarwanda barabivuze ngiye mukenera nta bufasha bwe nzamukenera umva kuzarinda bashyiraho agataka nta kintu nzamukenera kuri we ikindi cya kabiri rero ubundi rega byatewe nawe ubundi iyo wihangana ntugende kujya kubyara hanze ntutware na nyina umwabyaranye warangiza ukaza kunkungogoro kugira ngo ndere urwana ntabyaye si wowe wabiteye si wowe wagiye kubyara hanze n'ubundi ariko mama Jojo reba umubyeyi ungana nkawe wabyaye iyo uvuga ibyo ngibyo ku mwana ariko reka nkubaze gato ubitekerezeho neza buriya fifa ari uwawe nanjye nkamukorera ibi ngibi byo uri gukora ubu mu by'ukuri we wabyakira gute byagushimisha urahora umwana ikosa atakoze urarimuhora ute koko Mutoni muto mutindi mutoni ariko ye muko igihe mba naguhamagariye nkunzane telefone iraho mu nzu ntago uba wumva ubundi mu matwi yawe haritsemo iki ibishorobwa inyenzi iki nawe uvuga gake se numve nukuri mbara ntago nabyumvaga mubyeyi nabyumvishe mubyeyi hanyuma se wagize utya wicarira amatwi ariko se kuhora nshihura dupfa iki koko twabura dupfa iki mbese twabura dupfa iki ariko wenda kurenganya ikibazo n'inyapa mama se yakoze iki hakuri n'inshinzi mama se yakoze iki kandi yabura akora iki se yabura akora iki umva yakoze ikosa ryo kukubyara yagize akamekesha umusaraba urumva iyo aza kwemera inama namugiriye zo kuramo inda yawe ubu simba ameze ntabwo ubu nsuzugura ntabwo ubu ntesha umutwe bameze neza ariko buretse ndaza kumuhamagara ndaza kumuhamagara nyine ntabwo byashobotse buri Imana yari mfiteho umugambi mwanyanga mwantoteza mwangirira nabi umugambi Imana ifiteho uzasohora ariko urinshinziye ngaho tegereza iyo mana wiriza mu kanwa kawe turebe ko hari icyo yazakumarira umva ariko reka ndavugana na nyoko aza kunkuri hano maze kukurambirwa wowe nawe nantera umwaka ugatuma nawe n'umugabo nukuri wamfashije cyane pe kuko kuba ahangaha ndabirambiwe naho ibyo kubura umugabo byo ni wowe ubyitera iyo uza kuba umukobwa ucisha amagi uba waranamubonye nuko rero ariko urashingaye umva ceceka mvishwa sha hano ujye kunzana telefone mu nzu genda se
ariko buriya urabizi sheri, ye nyiri iwacu yari umukobwa najyaga asaba imana nkavuga ngo mana yanjye wazambabariye sinzabyarire mu rugo rwose ngo siga umwana mu rugo. erega kuba bitarakubayeho ni amahirwe wagize, rero ntabwo wabirenganyiriza umwana ngo nuko bitakubayeho, cyangwa rwose ugomba kucyumva pe. ariko rero nawe nuko utigeze umbwiza ukuri pe, ntabwo wigeze umbwira ngo dore njyewe nashatse umugore ngo turagenda turabyarana, rwose iyo uza kubimbwira ntabwo njye nari kubyemera. ariko uzi kugira ngo umuntu bakuzanire umwana ujye kuwushituke ubona bakuzanira umwana ngo umurere. ariko kurushaka kurenze ko nagusabye imbabazi, nuko sinagusabye imbabazi jyewe. Hega imbabazi wazimbwiye gutya mu magambo gusa, mu magambo nyine wazimbwiye mu magambo, ariko urabizi ukuntu buriya bimeze. Njye kandi hari igihe uzaza usanga njyewe nafashe icyuma rwose njyewe nakiteye, ubane nyine ninuza n'umwana wawe, ubane n'uriya fifi wawe, nushaka uzane na mama we, nyine mubane amahoro nyine njyewe nyine. reka ye, reka nkureke kuko ngomeje guterana amagambo nawe wazamura kamere ugasanga tumeranye nabi. nyine ndeka, ariko hari igihe uzasanga twituranye hasi. sawa, imana izakumugisha. Alo? Yego Bea. Ako se ukabyara we kuko ubunyaka amafaranga buri munsi, ubuzi yuko hondi buyakure heye. Ukeneye angahe? Mageze hano ryari? Mageze mu kanya. Ahubwo se agafunguzo k'igikoni kari he ko nakabuze. Igikoni? Urajya gushakamo iki? Reka ndashonje ndashaka kurya. Urashaka kurya? Nakubwiye ngo iki? Nakubwiye ko uzajya urya rimwe ku munsi nabwo ibyo nguhaye. None urashaka kurya? Kuki utabwiye papa wawe ngo gutekere? Ujye umubwira ajya asiga gutekera ikindi cya kabiri hano si iwanyu, ngo urarya buri munsi cyangwa buri munota. Uri kunyumva? Nubishaka uzasanga inyoko abari uzajya kurira. Ariko ibi bintu ukomeza kunkorera ntibizakugwa amahoro. Ngo iki? Uruhe se? Kandi reka nkubwire, gikomeza kumemukira gutyo njye ninjya kukwishyura nzashyiramo n'inyungu. Uruhe se? Uzashyiramo n'inyungu? Uruhe se? Uri iki se? Ugira iki se? Uva hehe se? Warabyawe ute se? Reka nkubwire ko baraje. Ni wibeshye ukamubwira ko utariye, nanakubwira ngo ngwino urye ubona arimo ararya, bigenda bijya mu nda. Umubwire ko uhaze kandi wumva wenda gutubika. Numuramo kugize gutyo ukafungura akanwa kawe, urabura ibyo ngukorera. Ndakwereka. Shano. Genda hariya vuba, genda mu cyumba gira bwawe usaka ko ihute. neza mama Jojo. Huje kurya hano. Reka. Huje kurya hano koko. Urugero ngo uzaneze ino. Urugero uzankurira amabara. Kibara n'urwikeko. Nyine suje kurya hano ibyo ndi kukubaza. Uriya rero reka nkubwira akantu kamwe baca umugani ngo mikoro yerekane. Bisobanura ngo iminsi iratandukanye. Ngiye kuguteza umugabo wawe kuko hashize igihe kinini utaho amafaranga kirenga ukwezi kose. None ndaza ukambira mu mabara. Ngiye kuguteza umugabo wawe. Mubwire ko wabyaye umwana mu gasozi. Nindangiza mubwire ko naro waruhinja. Kwa matesa rwe warurose maze ndayo ko batagufunga. Akose koko wambabariye koko. Mubabarire biki? Urabona nzajya muna amafaranga ukuje uko bwije uko bukeye koko. Ubwo ayo mafaranga nubwo yaba ari umukungu ntabwo nubwo yaba ukorera miliyoni. Ayo mafaranga wayabona? Dore nabuze nayo kugura ibitambaro rwose. Mu minsi ishize waguze uruganda rukora imyenda. Uruhe ruganda se? Uruganda rwitwa Keza Heza. Siwe waruguze kandi ufite n'ikiraka cyo kudoda imyenda y'abanyeshuri. Ni gute sumwira ko nta mafaranga ufite? Akiza. Ayo mafaranga nubwo ntayemera ni make. Kandi ushatse kubigira birebire nanavuga cyane. Ako singa uciceka dore. Ako singa uciceka.
akira fata cyangwa mbivemo byose. Umva nkubwire ikintu kimwe, aya mafaranga ndayemeye ariko ntibikiriye aha. Ibyo kunkanga witotomba n'ingaruka uzampa ndi arenze aya. ngaho genda kosa ryakozwe ntamenye rituma mporana agahinda kuzuye umutima. La 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 nubwo urukundo ari nk'ikibabi gitegereje izuba ngo cyume, nzihangana ngukunde nubwo ab'isi nta munoza. Inkuba zerekeye